Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inzozi umuntu ashobora kurota, zikaba ari inzozi zerekana yuko ibibazo wari urimo unyuramo cyangwa se ibigeragezo wari ufite birangiye. Ndasubiramo, tugiye kurebera hamwe uyu munsi inzozi ushobora kurota, ariko izo nzozi zikaba ari inzozi zikwereka, zikugaragariza yuko ibibazo wari urimo unyuramo cyangwa se ibibazo uri kunyuramo birangiye. Mu yandi magambo, Imana igutabaye, Imana ikurengeye, ikaba iguhaye gutsinda ibibazo cyangwa se gutsinda ibigeragezo waba umaze iminsi uri kunyuramo. Kurikira witonze rero, izi nzozi zose tugiye kuzigarukaho, ni nyinshi ariko turaza kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo izi nzozi tuzibabwire mumenye ukuri. Ijambo ry'Imana niryo ribisobanura neza ngo umunsi twamenye ukuri, kwa kuri twamenye niko kuzadukiza, ko kuzatubatura. Ndagira ngo rero ukurikire witonze ubusobanuro bw'izi nzozi ngiye kugarukaho uyu munsi wa none. Hanyuma inzozi ya mbere ngiye guheraho ni ukurota urimo umanuka umusozi. Kurota ubona uwo musozi muremure runaka, ukabona urimo urawumanuka. Hariya biba byerekana yuko niba umaze iminsi ufite ibigeragezo, umaze iminsi ufite intambara urimo urwana nazo, iyo nzozi, iyo ndoto irerekana yuko ibyo bibazo Imana ibiboneye ibisubizo. Ibyo bigeragezo Imana ibiboneye ibisubizo. Abantu rero mwarose izo nzozi cyangwa se nimunazirota, mukarota murimo mwururuka umusozi, murimo mumanuka umusozi, hariya menya neza ngo ubusobanuro bwabyo birasobanuye ngo bya bigeragezo, bya bibazo wari ufite, Imana ikuboneye igisubizo. Imana iragutabaye. Ibyo bigeragezo wari mu kunyuramo, Imana irabirangije. Ibyo bibazo wari ufite, Imana irabirangije. Nicyo bisobanuye. Indi nzozi yindi ya kabiri ni ukurota ubona urimo wururuka igiti. Kurota ubona uri kururuka igiti, apana kukizamuka. Oya, kukizamuka nabyo bifite ubusobanuro bwabyo, ariko kurota ubona urimo wururuka igiti bisobanuye ubutabazi bw'Imana ko bukugezeho. Bisobanuye ngo niba hari urugamba runaka wari ufite mu buzima bwawe urimo urwana narwo, urwo rugamba Imana iguhaye kurutsinda. Mu yandi magambo, Imana iguhaye intsinzi, Imana ikuremeye intsinzi. Kuri urwo rugamba uri mu kunyuramo, Imana itanze intsinzi, ikuremeye intsinzi, iguhaye intsinzi. Nicyo byerekana, nicyo bisobanuye. Haleluya! Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahimbazwe. Dukomeje nanone imbere, turaza gusobanuraho n'izindi nzozi zindi, nibutsa abadukurikiye yuko uramutse ufite inzozi wumva udasobanukiwe, wifuza kubaza, wifuza gusobanuza, n'ubundi wajya unyura muri komantere, sibyo? Aho bandikira komenti, wajyamo ukandika inzozi warose, sibyo? Ukandikamo inzozi warose, indoto warose, hanyuma natwe turahari kugusobanurira cyangwa se kugufasha kumenya ubusobanuro bwazo. Uyu munsi rero twabahitiyemo inzozi ushobora kurota, zikaba ari inzozi zigaragaza, zerekana yuko ibibazo uri gucamo, ibigeragezo uri mu kunyuramo birarangiye, Imana irabirangije. Indi nzozi yindi ni ukurota urimo wambuka ikiraro. Kurota wambuka ikiraro. Izi nzozi hari abantu bajya bazirota, akarota abona ari kwambuka ikiraro, akagira ngo ahari ni ibintu biri aho ngaho bipfuye kuza gutyo, kandi nyamara Imana iba ifite ikintu irimo ishaka kuvuga. Hari Imana ibirimo ikubwira ngo irakwambukije. Imana iguhaye kwambuka. Imana iguhaye kwambuka. Niba hari ikibazo wabonaga imbere yawe, Imana iguhaye kwambuka cya kibazo, ntacyo kizagutwara, ahubwo uragisimbutse, ukinyuzemo neza, ugiciyemo neza,
mbese biba bimeze nka cya gihe cya ba Saduraka, Meshaka, Abedenego, igihe babajugunyaga mu itanura ry'umuriro bakumva ko birangiye, ariko nyamara byari bitararangira, kuko basohotse mu itanura ry'umuriro nta n'umwotsi ngo ubanukaho. Iyi nzozi rero yo kurota ubona urimo Mana ishimwe cyane, iyi nzozi cyangwa se iyi ndoto yo kurota ubona urimo wambuka ikiraro, nicyo isobanuye. Iragaragaza ko Imana igushyize mu gihe cyo kwambuka. Hari umuririmbyi wigeze kuririmba indirimbo ivuga ngo yewe wa musozi we wiyita iki. Ni n'ijambo ry'Imana, kandi naryo ni ijambo ry'Imana riranditse muri Bibiliya ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Umuririmbyi ararimba aravuga ngo yewe wa musozi we ubona wakora iki, wa musozi we ubona wakora iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Ngo uzahinduka kuba ikibaya, uzahinduka uba ikibaya wa musozi. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahimbazwe. Semeni haleluya. Ngayo nguko rero kurota ubona wambuka ikiraro nicyo byerekana, bisobanuye yuko Imana ikwinjije mu gihe cyo kwambuka. Kandi ni ukwambuka winjira mu bisubizo byawe, ni ukwambuka winjira mu masezerano yawe, ni ukwambuka ugera ahagutse, ni ukwambuka winjira mu iterambere. Ntabwo ari ukwambuka usubira inyuma. Oya, si ukwambuka, ntabwo ari ukwambuka usubira inyuma mu iterambere, ahubwo ni ukwambuka ujya imbere mu iterambere mu izina rya Yesu. Nicyo byerekana, nicyo bisobanuye. Haleluya. Indi nzozi yindi rero, kurota ubona uhagaze ku mpinga y'umusozi. Kurota ubona uhagaze mu mpinga y'umusozi, cyangwa se mu magambo yumvikana, kurota ubona uri hejuru y'umusozi. Ukabona uri hejuru y'umusozi mu bushorishori, ukabona niho uri. Iriya nzozi cyangwa se iriya ndoto irerekana nayo yuko ibibazo wari uri gucamo, ibigeragezo wari ufite birarangiye. Imana itanze ubutabazi. Nicyo bisobanuye. Bisobanuye ko Imana itanze ubutabazi, bisobanuye ko ibigeragezo wari ufite, wari uri mu kunyuramo, Imana irabirangije. Imana iguhaye intsinzi. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahimbazwe. Nicyo byerekana, nicyo bisobanuye iyo ndoto. Umunsi wayirose uzamenye yuko ari bwo busobanuro bwayo. Hanyuma indi nzozi yindi, kurota ubona indabyo nziza zarabije. Kurota ubona indabyo nziza zisa neza, zirabije, zisa neza, ukarota izo ndabyo. Ibyo byerekana yuko Imana igiye kukwinjiza mu gihe cy'ibisubizo. Ugiye kwinjira mu gihe cy'ibisubizo. Ni hahandi wa muntu abantu bari bamenyereye aho ararira bakatangira kumubona none haseka. Ni hahandi wa muntu abantu bari bamenyereye mu buzima bw'intica ntikize bakamubona noneho Imana yamuhinduriye amateka. Turi kumwe? Ni wa muntu abantu babonaga udafite icyerekezo, udafite future, ejo bakabona Imana yamuhaye future nziza, imuhaye future nziza, imuhaye hazaza heza. Haleluya, haleluya. Rero kurota ubona indabyo zirabije, indabyo zisa neza, hari ubwo urota urimo unazigendagendamo, izo nzozi ziragaragaza yuko Imana igushyize mu gihe cy'ibisubizo. Ibigeragezo birarangiye, ibibazo wari ufite birarangiye, Imana ahubwo ikwinjije mu gihe cy'ibisubizo. Turi kugendana? Imana igushyize mu gihe cy'ibisubizo, bya bigeragezo, bya bibazo wari ufite birarangiye. Haleluya.
hanyuma reka nanone dusobanure n'indi nzozi yindi. Kurota ubona uri gusarura ibishyimbo. Kurota ubona uri gusarura ibishyimbo, si n'ibishyimbo gusa, hari ubwo urota ubona uri gusarura amasaka, cyangwa se ukarota ubona uri gusarura ibigori mu murima, cyangwa se ukarota ubona uri gusarura ubunyobwa, n'ibyo. Ariko kubona uri mu gikorwa nyine cyo gusarura ibyo biribwa nyine ngiye nsobanuraho, ibyo birerekana yuko igihe cy'ibibazo wari uri mu kunyuramo kirarangiye. Imana igiye gusuka umugisha mu mirimo y'amaboko yawe. Ni ukuvuga ngo hari Imana ibirimo ikubwira ngo icyo ugiye kwerekezaho amaboko cyose noneho kuri inshuro ugiye kukiboneramo amahirwe aturutse ku Mana, ugiye kukiboneramo umugisha uvuye ku Mana. Aleluya. Turi kumwe bene data? Turimo turagendana? Nicyo byerekana, nicyo bisobanuye. Nicyo ngicyo bisobanuye. Hanyuma reka dukomeze n'ubundi. Indi nzozi yindi, kurota ubona uri guseka cyane. Kurota ubona uri guseka cyane mu nzozi. Hari n'abajya kwisanga bagasanga barimo baseka mu ijoro baryamye, cyangwa se ari mu nzozi. Izo nzozi zo kurota ubona uri guseka cyane ni inzozi nziza zigaragaza ko ibihe bikomeye wari uri mu gucamo, wari uri mu kunyuramo by'amarira, by'ibibazo bitakoroheye, Imana ibigusohoyemo, Imana iragutsindiye, irakuneshereje, ihaye umugisha ubuzima bwawe kandi iragutabaye. Uranyumva neza? Uvuga ngo uba urimo usohoka mu bihe by'amarira, Imana ikwinjiza mu bihe byo guseka, mu bihe byo kunezezwa n'Imana. Nicyo iyo nzozi isobanuye, cyangwa se iyo ndoto isobanuye yo kurota ubona uri guseka mu nzozi uryamye. Hanyuma indi nzozi yindi ni ukurota ubona utsinda ikibazo cyari kigoye, cyananiye buri muntu wese. Tuvuge wenda uri nko mu kizami, ukabona abandi bose icyo kizamini cyabananiye, ariko wowe wajya kureba amanota yawe ugasanga niwe watsinze mu nzozi. Hariya ni ukuvuga ngo ibibazo wari ufite Imana irabirangije, ibibazo wari ufite Imana ibikuyeho, ibivanyeho. Imana irakurengeye, Imana iragutabaye, Imana irakuzamuye, Imana ikugiriye neza, Imana iguhaye umugisha. Nicyo bisobanuye ziriya nzozi zo kurota ubona uri mu kizamini n'abandi, abandi bose ukabona batsinzwe, ariko wowe bagera ku manota yawe bagasanga watsinze kandi watsindiye ku manota yo hejuru. Icyo byerekana, nicyo bisobanuye ko Imana irimo irarangiza ibibazo wari ufite, Imana irimo irarangiza intambara wari ufite, Imana irimo irarangiza, irimo irashyiraho akadomo ikintu cyitwa amakuba wari urimo unyuramo, ibigeragezo wari ufite impande n'impande, Imana ibirimo ibirangiza. Haleluya. Ndizera yuko rero dukomezanyije, natangiye mbibabwira. Uyu munsi turimo turasobanura ku nzozi zerekana cyangwa se zigaragaza yuko ibigeragezo, ibibazo wari uri gucamo birangiye. Indi nzozi yindi tugiye gusobanura rero nanone muri izo ngizo, kurota ubona uri mu byina, kurota ubona uri kubyina, urugero muri danse traditionnelle, ukarota ubona uri mu byina ziriya mbyino za kinyarwanda, ubona wanezerewe, wishimye, ubona uguwe neza, ubona uri kubyina. Kurota rero uri kubyina, icyo bisobanuye cyangwa se byerekana, iyo nzozi iragaragaza yuko hari ibyishimo Imana igiye kwinjiza mu buzima bwawe.
hari umunezero Imana irimo ikuremera mu gihe kiri imbere. Uba ugiye guhura n'umunezero uturutse ku Mana, uba ugiye guhura n'ibyishimo bivuye ku Mana. Kandi mu by'ukuri bene data bavandimwe, Imana niyo itanga ibyishimo, Imana niyo itanga amahoro yo mu mutima, kandi ya mahoro yo mu mutima akakuremamo n'ibyishimo. Ndacyakomeje n'ubundi n'ubusobanuro bw'inzozi. Iyi ni inzozi yindi, kurota ubona urimo kurota ubona uri mu marushanwa, ariko muri ya marushanwa ukaza wabaye uwa mbere. Kurota ubona uri mu marushanwa, ariko muri ya marushanwa wagiyemo ukaza ari we batangaje kuri uwa mbere, bakaguha umudari w'ishimwe cyangwa se bakaguha igikombe, byose nta kibazo. Urankurikiye? Ariko kurota ubona ari wowe wabaye uwa mbere, hariya ni ukuvuga ngo Imana irimo irakubwira ngo urwego wari uriho Imana igiye kurugukuraho igushyire ku rundi rwego kandi rushimishije. Umwanya wari uriho Imana igiye kugukuraho igushyire ku wundi mwanya mwiza kandi uzagushimisha, uzakunezeza. Nicyo byerekana, nicyo bisobanuye. Hanyuma nanone dukomeje nanone indi nzozi yindi, kurota ubona uri guhoberana n'abantu, ukabona urimo urayambirana n'abantu, uhoberana n'abantu, uramukanya n'abantu. Hari ikintu Imana igusobanuriye, Imana irimo igusobanurira yuko igihe cy'abantu babi bakubabaje, bababaje umutima wawe, Imana iragishoje. Abo bantu bavuye mu buzima bwawe, ahubwo Imana igiye kuguhuza n'abantu bazima batazakomeretsa umutima wawe, ahubwo bazaguhesha umugisha, nawe ukababera umugisha. Ariyo mpamvu uba warose ubona uri guhoberana n'abantu, uri kuramukanya n'abantu muri sitayiro yo guhoberana, muri sitire yo guhoberana. Ankurikiye? Nubirota rero, nugira izo nzozi, uzamenye ko twazisobanuyeho, uzamenye ko twazigarutseho izo nzozi umunsi wazirose, umunsi wazigize. Bwana Yesu asifiwe sana. Baturebera iyi minota dusigaranye, tukabona gukomeza. Hanyuma turacyakomeje n'ubundi. Uyu munsi twabateguriye indoto cyangwa se inzozi zigaragaza ko ibibazo wari uri kunyuramo, wari uri gucamo birangiye, Imana ibirangije, Imana igutabaye, Imana ikurengeye. Izo nzozi nizo turimo dusobanuraho kuri uyu munsi wa none turiho. Hanyuma inzozi yindi ni ukurota ubona umuntu aguha isaha nziza, kurota uhabwa isaha. Kurota uhabwa isaha birasobanuye ngo wowe wabirose, Imana igusohoye mu bihe by'amarira, Imana ikwigirije hafi igihe cyo gutabarwa n'Imana, kuko iriya saha nicyo ibisobanuye mu buryo bwo mu mwuka. Hari ubwo usanga uba ufite abagiye badindiza gusohora kw'amasezerano yawe, cyangwa se nawe ari nawe wabyidindirije, ko buriya umuntu yajya mu byaha, iyo yivuruguta mu byaha yidindiriza amasezerano. Rero kurota ubona umuntu aguha isaha akanayikwambika cyangwa se ukanayiyambika, ariko yayiguhaye, hariya birasobanuye ngo ni igihe cy'Imana kigeze ku buzima bwawe cyo gutabarwa. Ibigeragezo wari urimo Imana irabishoje, irabirangije. Ibibazo byari bikuzengurutse Imana ibigusohoyemo, ahubwo noneho winjiye mu gihe cy'Imana. Imana igushyize mu gihe cyayo cyo gutabarirwamo. Turi kumwe? Imana igushyize mu gihe cyayo, ikwinjize mu gihe cyayo cyo kurengerwamo nayo, cyo gutabarirwamo nayo. Nicyo byerekana, nicyo bisobanuye izo nzozi, izo ndoto. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahimbazwe. Haleluya, haleluya.
turacyakomeza n'ubundi ikiganiro cy'ubusobanuro bw'inzozi. Ubaye ufite indoto warose, inzozi warose udasobanukiwe, wifuza kubaza, twandikire aho muri commentaire, ushyiremo indoto warose, inzozi warose, hanyuma natwe tuzajya tunyuzamo tunabasubize, tunasobanure ku nzozi muba mwagiye mutubaza zitandukanye. Hanyuma kurota ubona urimo unyura mu muhanda mwiza wa kaburimbo wubatse neza. Kurota ubona uri kunyura mu muhanda mwiza wa kaburimbo kandi wubatse neza. Ziriya nzozi zibutse ko izi nzozi zose ndi gusobanuraho ni inzozi zizakwereka, zizakugaragariza yuko igihe cy'ibibazo wari urimo kunyuramo kirangiye, igihe cy'ibigeragezo wari urimo unyuramo ucamo kirarangiye. Hanyuma indi nzozi yindi ni ukurota ubona uri kuririmba indirimbo z'Imana. Mu buzima busanzwe usanzwe utari umuririmbyi, ariko hari ubwo ushobora kurota ukarota ubona uri kuririmba indirimbo z'Imana. Ziriya ndoto nazo zisobanuye yuko ibihe by'amakuba, by'umubabaro umazemo igihe ucamo, Imana irabirangije, Imana irabishoje. Ahubwo noneho Imana nawe ikuremeye guseka, nawe Imana iguhaye guseka, nawe Imana iguhaye umunezero, nawe Imana iguhaye ibyishimo, kuko byose nabyo Imana ijya ibikora. Aleluya, aleluya. Indi nzozi yindi, kurota ubona ufite umusatsi mwinshi cyane ku mutwe. Kurota ubona ufite umusatsi mwinshi cyane ku mutwe. Hari ababitekereza ko ari ibintu bibi, ariko uyu munsi reka mbaho ukuri, ntabwo ari ibintu bibi. Kurota ubona ufite umusatsi mwinshi ku mutwe byerekana yuko hari imbaraga z'Imana nyinshi cyane zikuriho. Imana ibikubwira ngo uri umunyembaraga. Imana ibikubwira ngo imbaraga zanjye ziri kumwe nawe. Imana ibikubwira ngo no mu gihe cy'ibibazo izi mbaraga naguhaye zizagutsindira, zizakuneshereza, zizaguha kutaba imbata y'ibibazo. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu nahimbazwe. Rero kurota ubona ufite umusatsi mwinshi ku mutwe, ufite umusatsi mwinshi ku mutwe, nicyo byerekana, nicyo bisobanuye. Ntuze kurenza iminota 30 iyo nshaka. Hasigaye ngahe? Okay. Iyo urose ufite umusatsi mwinshi ku mutwe, nicyo byerekana, bisobanuye yuko hari imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Imana ishimwe cyane, kandi Imana hari ibirimo inakuburira ikubwira ngo humura, komera, n'ibyo bibazo uri mu gucamo ndabirangije, ndabishoje, ndi kumwe nawe, imbaraga zanjye ziri kumwe nawe. Nicyo Uwiteka Imana aba arimo avugana nawe. Aleluya, aleluya. Mbo twegeye imbere nanone turacyakomeza n'ubusobanuro bw'izi nzozi twabahitiyemo uyu munsi. Turimo turabarotorera, turimo turabasobanurira inzozi zigaragaza, zerekana yuko ibibazo wari uri gucamo, ibigeragezo wari ufite birangiye, Imana irabirangije. Kurota ubona uri gukingura urugi ukoresheje urufunguzo. Kurota ubona uri gukingura urugi ukoresheje urufunguzo, ukabona washyize urufunguzo muri serire cyangwa se mu ngufuri, ukabona urimo urafungura urugi. Hari Imana ibimo ikubwira ngo mwana wanjye ndagutabaye, mfunguye amarembo y'umugisha ku buzima bwawe, ibibazo wari urimo kunyuramo birarangiye, ibyo utari ufitiye igisubizo ngo haye igisubizo cyabyo. Aleluya, aleluya. Iyo nzozi nayo nikisobanuye. Hanyuma indi nzozi ni ukurota ubona urimo uvugana n'abantu kuri telefone. Ukabirota, ukarota ubona uri kuvugana n'abantu kuri telefone. Hari Imana ibirimo ikubwira ngo hari abantu b'umumaro ngiye kuzana mu buzima bwawe, hari abantu b'umugisha ngiye kuzana mu buzima bwawe. Erega buriya ntabwo tugombera inshuti nyinshi. Ushobora kugira inshuti imwe
ya nshuti imwe ikakurutira inshuti nyinshi wakagize. Ushobora kugira inshuti imwe, ya nshuti imwe mbisubiremo, ikakurutira inshuti nyinshi wagize cyangwa se wigeze kugira. Turi kugendana? Okay. Mana y'amahoro komeze mwese kubaho umugisha. Hanyuma hari indi nzozi yindi nayo ngiye gusobanuraho uyu munsi. Kurota ubona urimo usarura bya bintu bita imegeri. Kurota ubona uri gusarura imegeri. Hari ababyita ngo ni ukwica imegeri. Kwica imegeri mu kinyarwanda cyiza mwaza kubitubwira. Imegeri buriya zivuga umugisha w'Imana. Abantu mwabirose mukarota mubona muri mu kwica imegeri, muri mu gusarura imegeri. Sinzi ikinyarwanda cyiza twakoresha, niba ari ukwica imegeri, niba ari gusarura imegeri, muze kutubwira. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Izo nzozi rero ziteye gutyo ziravuga umugisha ukomeye udasanzwe mu buzima bwawe. Izo ndoto, izo nzozi ziravuga umugisha ukomeye udasanzwe mu buzima bwawe. Imana igiye gufungura, Imana ifunguye, Imana iguhaye. Haleluya, haleluya. Kimwe no kurota ubona urimo ubwiriza, kurota ubona uri kubwiriza ubutumwa bwiza, cyangwa se ukarota ubona wicaye mu rusengero urimo wumva ijambo ry'Imana. Reka duhere kuri iyo nzozi yo kurota ubona wicaye mu rusengero uri kumva ijambo ry'Imana. Ubona imbere ya hari pastor uri kubwiriza, ukabona wicaye mu rusengero uri mu mubare w'abantu bari mu kwakira ijambo ry'Imana, bari mu kubwirizwa ijambo ry'Imana bagenda baryakira. Izo ndoto, izo nzozi ziragaragaza, zirerekana yuko kurota ubona uri kubwirizwa ijambo ry'Imana. Izo nzozi ni inzozi zerekana yuko intsinzi yawe yahageze. Bya bintu umaze iminsi uri gusengera, Imana iragushubije. Bya byifuzo, ya mitwaro umaze iminsi umurikira Imana, wereka Imana, Imana iragushubije, Imana irakurengeye, Imana ikubereye igisubizo. Urankurikiye? Nicyo byerekana. Nicyo byerekana. Izo nzozi nicyo zisobanuye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Indi ndoto yindi rero, kurota ubona uri mu modoka nshya. Kurota ubona uri mu modoka nshya kandi nziza, ukabona niyo uri gutemberamo mu muhanda, mu mujyi, aho utuye, ukarota ubona uri gutembera mu modoka nziza nshya. Hari Imana ibirimo ikubwira ngo igiye kukuzamura ku rundi rwego. Imana igutwaye ku rundi rwego. Hari urundi rwego rw'umugisha Imana igutwayeho. Bya bibazo wari uri mu kunyuramo, Imana irabirangije, Imana ibikuyeho, Imana irakurwaniriye, Imana iragutsindiye, ahubwo igutwaye ku rundi rwego. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Kurota ubona urimo ukora amasuku mu nzu nziza cyane. Kurota ubona urimo ukora amasuku mu nzu nziza cyane ya etage cyangwa se cadastre nziza cyane, yakorewe finissage, ukabona ni inzu nziza cyane isa neza, ukabona urimo urayikora nk'amasuku. Hariya Imana ibirimo ikubwira ngo igiye kukwagura. Imana igiye kukwagura mu butunzi. Imana igiye kuguhindura umukire. Imana igiye kuguha amafaranga. Imana igiye kuguha ubushobozi. Imana igiye kuguhindura amateka. Nicyo izo nzozi zigiye zisobanura. Ndatekereza ko iminota yanjye yageze. Imana y'amahoro mwese ibaho umugisha cyane, simba nifuza gutinda cyane
muri ibi biganiro by'inzozi mba nifuza ukoresha iminota mikeya kugira ngo abantu bazafate n'umwanya wo kubyumva. Imana ibahe umugisha mwese. Uyu munsi ubaye ufite inzozi warose udasobanukiwe wifuza kubaza, reba ahantu bandikira komantere, ujyemo wandike indoto zawe zose warose. Turahari kugufasha ugusobanurira, kandi Imana iduhana umugisha twese. Ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Telefone zacu ni 0782 28 48 07. Mugire umugisha w'Imana. Bye bye.